nese kuki utukana oya kuki byaje iyo umuntu anutse njye nkabimenya ko yanutse nahura n'uwo bakoranye cya kiganiro cyo kunuka no ntakansembura gatumva bya bindi wanutse nge mbikubishure 5 wigiye bitutse Vava uko ngiye niko nteye gutukana ntazanyumve nabi Vava gutukana oya nzaba nuzuye umujinya igitutsi nzahubura umva reka mubwire Vava gutukana sibyo ntabwo ari byo nese ntabwo ukijijwe ndakijijwe ariko nge ngira kamere muri njyewe iyo wantutse igitutsi kimwe wantutse nge nkigutuka ibitutsi 5 nese Vava Imana yatubwira ngo umuntu agukubita umusaya umwe umuhe n'undi oya witwa mama yaravuze ngo mbabone nkingi ihangane njyewe kuba hari ikiza Yesu yangeneye no kuba wansuzuguye ntabwo mbuze uburenganzira bwo kukubwira ngo ziba wagibone Yesu we ntabwo Yesu ajya mbuze uburenganzira bwo gusubiza inabi igihe hari wagize gute wakumenyereye hari wamenyereye hari washatse kumbwira nabi hari igihe mba ndi muri modoka y'abagenzi bakanuka ngo ariko ngo Vava ngo waje gutega ngo imodoka ngo basi ngo utega moto tekereza kuva kuri yanzu dukora indirimbo gatega moto ukagendemera moto ni gute ariko utega imodoka ariko uri umustar baneka iki bisi yes ndabanukana amatwi bakagenda bari gutukana ngo nindirimbe nkanga ngo nimba amafoto nkabihorera bakambwira ngo ngo nuvamo turakwiruka urabeshye mwacejeka nese gatoya nese ejo natariwe ubwo nacegetse n'ijoro amatara bari kujya bayatsa bakandeba bagaca amasitimu yabo nkanga kuvuga matura twandikira hano ngo niba yotoga ikaze ikigani inkuru yanjye ikaze muri Sunday Park hano muri Jardin nziza y'Inyarutarama ikaze mu mwaka wa 2024 Vava umwaka mwiza kuri twese umwaka mwiza wa 2024 murakoze warakuryoheye se merutse gukora ibiganiro nyine nkajya nifuriza abantu umwaka mushya muhire ntabwo wanyifurije yes narabifuza abantu bose bifuza umwaka mushya abantu Yesu yamereyeho umugisha kuko njyewe uriya mwaka nawugiriyeho umugisha yego harya ni 2022 harya nkabona 2023 nkabona ntunguje ikiza nkakunda kumubwira ngo Imana izaguha umugisha amina ndawakiriye abantu baza bagahanura ngo abapasteri ngo bagahanura ngo Imana ngo yavuze ngo Vava ngo agiye gukenyuka ndi kumwe na kuriya mwaka nawuboneyemo ibisubizo mbese yego nifuza ariko Imana ihanura icye mu bandi gute kandi nayo ikuvugisha ngo Imana ngo tuma ngo kumuntu ngo ugende umubwire ngo agiye gukenyuka we nyumvite ngo ndayikubwiye se kandi tekereza Imana iraguhamagara kubwa ati ngiye kugutunguza ikiza yego undi ati guhera mu kwezi kwa mbere nabanye n'ineza y'Imana kugeza mu kwa 12 mbona umupasiteri ngo akoze ibiganiro ngo kuko Vava Juru ngo yavuze yuko ngo Joyeuse ntaho ahuriye na Juno ngo agiye gukenyuka niko bavuze niko yavuze ntabwo agize ubwoba umva ntabwo banagize naravuze nti uramupasiteri afite ihe fisi ati ntayo uramupasiteri yimitswe nande ati ntawe ni rero Vava mfite umugisha wa Twana Rutayisire mfite umugisha Pastor Brigitte n'abandi bapasiteri benshi ngo ni mayibobo ubwo ntabwo mututse nukuri kw'Imana umukozi w'Imana mugahanura ngo umuntu agiye gupfa mbasabye imbabazi oya nibagenda mugabo umwuka wera ubaho ariko ujye ucunga umwuka ugenda nawe niba waravuye mu ijuru ku Mana kuko ejo wazahanura umuntu w'umuyobozi ufite indangagaciro utari Vava ugasanga uriye umunyururu nukuri ibyo uvuga nibyo ariko Vava uno mwaka utangiye urakara shangiye uyu mwaka nawe ubonye nk'ibisubizo ariko ku mpera zawo none ngasanga abantu bakoze ibiganiro ngasanga abantu bavuze Vava nese kuki utukana oya byaje iyo umuntu anutse njye nkabimenya ko yanutse nahura n'uwo bakoranye cya kiganiro cyo kunuka no ntakansembura gatumva bya bindi wantutse nge mbikubishure 5 wigiye bitutse Vava uko ngiye niko nteye urangiyeho n'abanyamakuru bose dukorana ndababwira nti
igihe uzajya ubona umuntu yanditse inkuru iyo nkuru ukayibwira Vava ukabona nta kintu uri bumwungure uzajya uyireka kuza ukambwira ngo wabonye ngo umugore ngo havuze yuko utari ku rwego rwo kuririmba mu bukwe bwa The Ben. Ubundi uriya mugore navuye mu rugo ngiye kuririmba mu bukwe. Wumve rero washe nirandirimba ukuntu nanayikoze. Yego. Ni kwa kunde miduhura ati Vava wasohoye umugeni naho ririmba nk'umuntu wasohoye umugeni turirimbira karimbo waririmbira nka The Ben ubukwe. Indirimbo yari irakoze ari ubukwe. Icyo nakoze ni ugushyira mu mazina yabo. Yego. Sinyaba yuko Vava ndi umucashuru, sinyaba yuko ndi umutindi. Ntabwo ukiri umutindi. Sinyaba n'urwego The Ben ariho. Yego. Uriya mugore musabye imbabazi. Kujya hariya nagiyeyo nahuye n'uwitwa Muyoboke ku kibuga cy'indege na The Ben. Nagiye nsanga abantu narinzi nago nagiye ndi igihubutse. Ngenda ngiye kwakira tipu zavuye muri Canada. Nta gahunda Vava nari mfite yo kuririmba. Nta gahunda Vava nari mfite yo kujya kwaka mikoro mu bukwe ngo nje kuririmba. Ngiye kunabona umugore akoze ikiganiro ngo niko ngo uriya mukobwa ngo iyo yirebye ngo akireba wabona yari kuririmba mu bukwe bwa The Ben. Okay, ntacyo by'uriya mugore tubyihorere uwo mugore nyine uvuga. None rero ngiye Valentina ni nkuba nakoze iyo nkuru nzakubaza nti wowe ufite isura nziza kutagiye kuririmba yo wambwakazi we. Kandi akazaba ari hose. Gutukana azanyumve nabi. Vava gutukana oya. Nzaba nuzuye umujinya. Igitutsi nzakubura. Mva reka mubwire Vava gutukana sibyo ntabwo ari byo. Nese ntabwo ukijijwe. Ndakijijwe ariko ngira kamere muri njyewe. Iyo wantutse igitutsi kimwe wantutse nge nkigutuka ibitutsi bitanu. Nese Vava Imana yatubwira ngo muna gukwita umusaya umwe umuhe nundi. Oya ngira uriya mugore namenye icyubahiro kiwe. Kandi niba nta n'icyubahiro akeneye ntabwo twebwe abantu tuzakimo. Ubu ni wesha agaciro abandi bakamuha agaciro. Niba akeneye kwihesha agaciro ntabwo Vava ari gusamuhaga. Nabunze umugabo ye n'urubyaro rwe namfashe hasi no ntanga. Okay, Vava reka baze nkubwire ibyo umugore tubyihorere nta nubwo uwo uri kuvuga abenshi tumuzi. Atazana umwaka muri uku kwa mbere agatuma ntaririmbira muzehe. Turi kwitegura amatora y'umusaza. Birwa muzanurunwa kuri YouTube mwabuze gahunda mwanananye mu ngo zanyu mugashaka no kubyereka abanyarwanda. Mbasabye imbabazi. Vava ko waje witonda byagenze bite? Jewe n'ukurwimana nanga umuntu w'umugore uva mu rugo rwe azanywe no gusebya umuntu. Nk'uyu mwana w'umukobwa baravuze ngo afite ibikovu mu maso ngo yambaye igishati kiriho ibishumi. Mwabagore murikurikiye nimuneze Satani. Mureke nikorera indirimbo z'amatora. Ndagahiga gahiga mano karara uyu munsi nizo kazaryejo. Ashumutwe. Mujye mushaka abagore mwana wanyu mwirirwa ari muhanganye mu mazimu. Ihangane Vava. Mu mutima urumva umeze ute? Njye ndumva meze neza ariko mbaye gasopo. Hari uriya mupasiteri hari uriya mugore mbaye gasopo. Witwa mama yaravuze ngo mbabone nkingi. Ihangane. Ariko none ngo yakoze ikiganiro ngo yishyuye Vava. Umwami akorera nagenda muhembe. Hari ikindi? Vava mbwira uno mwaka utangiranye gutyo urumva bimeze neza? Njyewe ntagiye nihaniza abantu witwarira niwe ejo bundi wakoze ikiganiro bati hagira n'imbwe bwejura rimwe ga. Ntago ndizahabu mwabonye mwirirwa mubunza mukana. Marena wanje wo mufaransa n'ujye umbwira ngo ariko bava ngo mbona hari abantu ngo bashaka kugutwikira. Kuko uriya mupasiteri yaraje avuga ngo yagiye ngo mu rugo iwacu ngo abantu ngo baramubwira ngo nsigaye mvuga cyane ngo mama ngo aramubwira ngo uko ngo narindikira ngo narahindutse. Mamagare mama ati barakagenda ubusa ati nta muntu wigeze agera iwanje hano. Ubuze gukora inkuru zo gutwika ubuze guhimba inkuru ku muntu wakoze yawe nkuru utayikora ukarorera. Ejo bundi twagiye Igicumbi noneho ngo wawe undi paratinera afite igitaramo ubwo dusanga polisi nyine niyo iri aho ngaho kuko cyari igitaramo cy'akarere urumva cyari gikomeye. Reka mutumiye polisi bakajya bagenda bansuhuza mu ntoki avuga ngo disi nubwo tuba turi uduhanzi twazi twamenyekanishije impano ni burya baranza abayobozi. Ubu none wemera ko wabaye umusitari? No kubwo rero ubiza wemera ko wabaye umusitari? Wemera ko wabaye umusitari? Oya nta musitari. Musitari utagira imodoka agendamo ni musitari nyabaki. Hari igihe mba ndi muri modoka aje abagenzi bakanuka ngo ariko ngo Vava ngo waje gutega ngo imodoka ngo basi ngo utega moto. Tekereza kuva kuri yanzu dukora indirimbo ugatega moto ukagendera moto. Ni gute ariko utega imodoka ariko uri umusitari? Banake ikibesi. Oh yes.
amatwi nkaza bakagenda bari gutukana ngo nindirimbe nkanga ngo nimba amafoto nkabihorera bakambwira ngo ngo nuvamo turakwiruka urabeshye naceceka uretse gatoya ndetse kuva kuri Ruyenzi ukajya mu mujyi wa Kigali uri muri bisi kuva kuri Ruyenzi ntega iki bisi nkagera Nyabugogo najya Nyabugogo ngatega ikindi nagera amaze muri Nyabugogo batisha uturaduha amafaranga bati niwe cyangwa ntabwo ari we batita ko yiyogoshesheje batine atariwe ubwo nacecetse nijoro amatara bari kujya bayatsa bakandeba bagacana amasitimu yabo bakanga kuvuga maturo twandikira hano ngo niba yotoga mara nkabihorasha nuko mara kumenyekana haraho biba byiza naho bari ko mara nta musitari umucafu bakuri ndetse bwira ni gute utega imodoka abandi atega moto niba urajya utega akamoto wamuga uje uvuye kuri Ruyenzi ugeze Nyabugogo ni cyatanu urajya uteze indi cyatanu ayo mafaranga wayakura akora umusitari bambagarira tanzanya ngenda mbihorere ndetse bava bakumurika amatoroshi neza nkuko ari ngiye gusa nabihore nyine nacecetse bakaza kumurika batishati nuza bati turakwiruka urabeshye ati nyamara ntabwo ari ngo aririmba dore imbogo neza bwira iyo ubonye umuntu akumuritse mu maso nawe mu bukwe abagore basirimu baraza ati dore imbogo ati ngo duha amaselfie nkabihore batusukura ari dore imbogo ariko bari kuvuga macishaka nkabihore okay ni nk'ikintu wumvise bavuga muri bisi ukavuga imana sinzongera mfite ubushobozi uze muri bisi ntabwo nakongera kugenda nayo muri bisi baba bashaka ngo mwifotoze ngo ugende uririmba nese kuki utabemereye niyo umutwe waba uri kukurya ngo uririmbe mpaka muri nde mugeri iyo mugiye nese kuki utabemereye wabivamo bambabarira cyane ntabwo wabivamo ntabwo wagenda uririmba iyo uciye muri Nyabugogo rero muri bane bantu bose abantu barase barakuzi umva bimeze bite abantu nabi wacu muri Nyabugogo nyine hari abonyuraho bati dore vava abonyuraho bati dore imbogo abashoferi birusizi abahe mbese n'urujya n'uruza bagenda bampamagara bamwe banyirukankaho nese umva utarawe musitari wowe ni ibibazo nta cyiza cyo kumenyekana uri umupagasi ugira nubwo wajya gucishura aho ugeze ugiye gucishura bakakuzuraho aho ugeze ugiye gucishura bakakuzuraho bana rero b'ibyamamare bo bafite amamodoka bagendamo ariko twebwe ugerayo bati mu murebe batese ko yaje hano batese yaje gukorana nandi kiganiro batese burya n'ukuri ari mugufiya batese burya n'ukuri yameze yego nese iyo umvise akubwira ngo se burya ni kuri ari mugufiya nyene naceceka nese abantu nuzi ukuntu bateye bava ko nabonye utukana kuki utabatuka umva ndabihorera nkigendera ntago najya guhangana na mazara twaje gukina filime Nyamirambo mu boss wawe nyine kwa afite amakabari tukamara gukina filime tugahura n'abantu baje kunywera muri ayo makabari bati dore imbogo bati ngo nuturire imbere bati ngo yabaye inzobe bati se yaritukuje cyane ugasanga nuko bari kuvuga nese undi ntabwo yitukuje ndarengana ayo mafaranga yo kugura mukorogo nayakura he vava no kambeshe wayama ngo ubundi sira cyabaho nayikibaho iyo uva bavuga ko yitukuje rero nyine baba bari kubihuza nka kwa kundi umuntu avuye mu cyaro kuko ubusa nabi ngewe ubundi umuntu n'ukuri Imana nabaye ko nabi pe nabayeho nabimenya kurenza n'abantu bose niba ari bwa buzima bwo kwahira no guhinga uri butahe rimwe na rimwe wananiwe utoza urarutoza noneho gawoka kayoze kagasabune ukisiga numara kukisiga n'ubundi buke wabaye nk'urukushu yego urumva wa muntu uzagira isura gute urabona utarabaye icyo wamugana rero ugeze i Kigali ugakaraba wagira amahirwe ukabona iyo litiro y'amata wagira amahirwe Imana ikagumugisha ukabona utwo turyo twiza mugana wa mukecuru ngo wamakaraga firiti nanjye ukabona ko gafiriti ntabwo uzasanga wa muntu wakarabye kakayuza kakisiga bugacya ajya guhinga no kwahira ntabwo muzasa no ntabwo musa kandi ngiye nimba hari umuntu ukunda muri dushe ni ngewe nuko rero nta mukorogo bavandimye ntihagire umuntu uzajya kukubwira mukorogo kuva uyu munsi yaranacitse mutazamuteza na leta nkagura amavuta y'ibihumbi 5 y'amazi yashira ntarabona andi nkigurira agakodoro ka 500 kamwe k'umweru ariko njya nisi yego
si ukoze ni nk'ibiki bigusetse iyo ugiye muri bisi nubwo udaseka kuko uri umusitari. hari igihe ngenda mfite abamama bafite abana nkagenda mbateruye. iyo ngiye muri bisi nyine shoferi abatubwira nyine ngo ukuntu ngo abasitari azi nka Bruce Melody ngo bajyaga i Nyamirambo bakava i Kanombe bakajya i Nyamirambo ngo n'amaguru bajyaga babona ngo bakagenda n'amaguru bagiye gukora indirimbo bakongera bakagaruka. Ngiye nyine ndaseka nkumva ko bitabayeho. Ndetse umva utazagera aho ngaho Vava. Mana wese mbizi Yesu wenyine niwe aba afite ikintu yageneye umuntu. Umuntu avuka hari icyo Imana yamuvuzeho. Buri wese afite umugisha we. None se ko umusitari bigora gute? Mana kuba umusitari rero biragora iyo uri umukene. Iyo uri umukene usanga abantu nyine bagusuzugura. Wagira ahantu bitewe nuko akumva ko uri kuri televiziyo uri umukire. Kuba uvugira kuri YouTube uri umukire nyine yakubona wenda se wiyambariye slipa. Hari igihe njya kugura amashaza mu gasoko k'abagore none nkahura n'abamama bakire baturutse iwanyu Kanombe kavuga ngo dore Vava ngo ariko se ngo barajya atega moto ngo umuntu umusitari. Uzatega moto ujya kuzana gaze utege moto ujya kuzana amashaza utege moto ugiye kuzana inyama utege moto ugiye kuzana amata. Mwebwe mwagiye mumenya ko turi Abanyarwanda. Nuko none nkabona bari mwicaye mu modoka ngo dore ngo imbogo muri kose murajya atega moto nk'umusitari. Niceje kirankagira ko tugenda n'amaguru abihorera. Nikundira kugenda n'amaguru ndetse nuko buba bunije mba numva nava no kuriyenze n'amaguru nkarinda ngera Nyabugogo. Oya ntabwo utinya kuri umusitari. Umusitari agomba kwihisha. Mana nukuri kw'Imana tuzahura nabo banseke bagire gute. Mba numva n'ubundi kuba wenda nagize amahirwe yo kumenyekana nta kintu cyahindutse mu buzima. Vava urazi uwamba ko umusitari nkawe nacibi mwebwe muri hejuru mwebwe mu modokari ntabwo ngiye Vava nabareberaho. Oya ariko Vava uhora umusitari ntawe duhuriye ntabeshya se. Uzaho njya nemerera yuko ndi umusitari. Iyo hari umuntu uri muri Canada nk'uko uje akavuga ati Vava ndi umufana wawe akiri 30,000 akowe n'amafaranga rwarahize niwo mugani ndi umusitari. Ariko ubundi hano i Kigali ndiko ari wa muntu wagiriwe amahirwe Imana yanjye ikagira gute ikamenyekana. Umusitari ninde? Ni Bruce Melody. Ni ufite imodoka nziza, ni ufite adresse, ni ujya ako Bruce Melody uramukunda. Nukuri nuko mba mbizi Bruce Melody uramukunda sha ubwana bwanjye nuko mba mbizi. The Ben wari umutaye ubukwe utamukunda. Nukuri kw'Imana nagiye ngiye kureba uko abandi bareba. Ngiye kwiyakirira intu. Nta ndirimbo ya The Ben ntago Vava navuye nagiye mu bukwe ngo ngiye mu bukwe bwa The Ben ngo mutaye ubukwe. Afite akarimbo nyankunda ngo mwami wanje ndaje wese ungirire neza nikashi cyane Satana ngora ndagakunda cyane none nigera muri showbiz bakambaza ngo se ngo Vava ngo kubera iki ngo burango The Ben ngo arira ngo amaze kurira ahantu hatatu. Nisimbizi ningese ndamubona ngo uramubona ngo yabize ngo amaze kurira ahantu hatatu. Ibibazo. Nese ubwira The Ben bwa mbere muhura byagenze bite? Ngiye mubona ubwa mbere ngendanye n'abanyamakuru. Yego. Umunyamakuru witwa Minyawe. Yego. Twaturi gukorana kuri Grit. None barambwira ngo bagiye ku kibuga cy'indege gukora ibiganiro byo kwakira The Ben. Nanjye rero uzi ko ntuyahara ku cyamitingi. Uratirika tujyane. Yego. Ubwo rero nabakurikiraga. Ariko Mana nshimiye polisi y'u Rwanda ikorera hariya. Burya u Rwanda rugira serivisi nziza nuko tuba turi abacanshuro twebwe ntawe duhura na serivisi z'abayobozi. Ariko shaka serivisi nziza. Urahagira ngo ngaho ngo manika amaboko gutya ngo kuri ibintu byose ngo byareye. Ukabishyira hariya bakagira gute bakabusaka. Batese muje kureba umuntu cyangwa mu gihe hanze. Bati niba mugiye kureba umuntu muragenda mujye guhagarara hariya. Tukagenda tugahagarara nyine abapolisi bati dore imbogo ati turi imbere dore imbogo ibiki n'ibiki. Nukuri leta y'u Rwanda igira serivisi nziza uri mu mahanga ugana u Rwanda. Bya byuma wacaga muri rero bakubwira ngo mera gutya ni icyuma bagushyiraho
bakagenda bagushyiraho oya ariko ni mu kibuga cy'indege ukumva agira atatse. okay hari n'ibindi hari n'ikindi cyumba icyumba ucamo bakagusaba kurambura nacyo kigasona. yewe mu Rwanda n'abakirema n'ubwo babeye cyangwa u Rwanda ngo ni igihugu gitoya ngo kurusha marasase. U Rwanda ari igihugu cyiza gikize cy'amahoro n'umutekano n'isuku. Wumvise bitangiye gutaka rero sibwo bwa mbere winjira mu kibuga cy'indege byari bimeze bite? Nyine ngewe nyine urabona uriya muryango ni ubwa mbere ariko nanone kuri giri turahazi. Nyine urumva ko iyo winjiyemo ukumva kwa kundi byo kuri giri tubyihore mbere yo kwinjira mu kibuga cy'indege utekereza ko ugiye kwinjira mu kibuga cy'indege wumvaga muri wowe umeze gutumvaga haba washushanya gute? Ngewe nyine numvaga ko turi bugereyo polisi katubuza kuko nari najyanye n'indangamuntu. Oya ndavuga nti turi bugere abapolisi batubuze kwinjiramo nta nubwo turi bwinjiremo. Yego ariko nyine nagezeyo baratubwira ngo nyine ngo nitwinjire. Ubwo nyine hari abapolisi usanga bari hamwe ku marembo hamwe habanza ubatambuka ukagenda ubwo ukagera ahantu nyine hari abashinzwe gusaka. Yego bakakwinjiza muri urwo ruryango nyine warunyuramo rukakudutara rukanasona narwo. Ubwo ibintu byawe nyine bakwereka ahantu urabishyira bigasosera mu kintu ukaza kubisanga hirya bamaze kugusaka. Yego nuko ubwo rero nyine abapolisi bose ngezeyo bati dore vava ati turirimbire dore imbogo bati turakuza ati wowe uri umusitari. Yego nuko ubwo nyine bumva bitarenze ni serivisi ya leta nyine iyo ikoreshwa n'abakire uzamenye gute kuri umukire? ariko mara ni ukuri kw'Imana leta igira gahunda nziza we uretse gato uzamenye gute kuri umukire? ndetse mfite iki? ufite iki se? nk'abambaza ngo mfite ingamba ngo zihe mwuku kwa mbere mfite ingamba vava nta kadasiteri mfite kubaka na etaje ndi kuzamura imodoka nziza ndi kuzamura. Imana ni ntiza ubuzima cyakoze indirimbo y'amatora yo narimba nko mu karere k'iwacu yituririmbeho gato twumva naho ubundi bajye bari abantu bakoresha ibiganiro barebe nabo babikoresha baribo. okay turirimbe kuri iyo ndirimbo y'amatora. zirusha intambwe abana b'inyamasheke turagushima norewe karame ntore zirusha intambwe abana b'inyamasheke turagushima ngaho tuzu turiyo bweze nusarura nanjye nzabimenya urambe ntore zirusha intambwe abanyarwanda twese turagushima ngaho tuzu turiyo bweze nusarura nanjye nzabimenya urambe ntore zirusha intambwe abana b'inyamasheke turagushima karame ntore zirusha intambwe vava. Yego abana b'inyamasheke turagushima. urakoze cyane vava. ko witeguye kare? umva nubwo n'abayiteguye ko witeguye kare ntabwo baravuze ati vava ntabwo ari umuntu wo kurimbira debe noneho ngiye kurimbira perezida. si uko hasi n'indavuze ko utari ukurimbira debe nako tubyihorere nubwo uri byaragumaje we reka tubyihorere okay debe ni muhura uzamubwira iki? Mana debe niduhura urabona nyine hara yari yibereye mu kavuyo k'ubukwe ariko agira umutima mwiza pe. ni umwana mwiza. wari umukwe yambaye ikote akibuka ko ati vava naramubonye kugira akagira gutya akagusuhuza. wa muntu burya abagira umutima. erega nawe uri umusitari kuki utabimenya? ngewe iriya ndirimbo namwifurije isa n'ihirwa azabyara zahebe. niduhura nyine urumva ntari. mbwira niki cyagusekeje cyane mu mwaka wa 2023? uyu mwaka nagiye Yesu yagiye antunguza neza nyinshi. natangiye mbona ndi wa muntu ufite 100 kuri momo narakoreraga 1000 kuva mu gitondo kugeza saa 9 imvura ikanyagira. ntangira kubona ndi wa muntu ushobora kujya mu isoko ry'abagabo bashoreye inka nanjye nagero nkajya nkubita inkoni y'inangaje. Yego ubwo rero urumva ko yagiye antunguza ibyiza byinshi sinabirondora. harya mbwira
twakora ikiganiro cya mbere muri 2023 harya cyangwa na kabiri ni na gatatu na gatatu kuko ndibwira yuko maze umwaka n'igice. oya ni na kabiri Oya nibura na kabiri hera oya Vava ni 2023 ni 2023 na kabiri kwezi kwa 11 birashoboka uzi ko bayi mustari mu gito cyane umva njyewe nukuri ko Imana abantu mugira Vavishyari njyewe nukuri nahamagwe n'umugabo witwa Yesu yarazi ubukene bwanjye yarazi inzara yanjye arandeba ntiriwe no mu butayu arambwira ati ngono tugende hari ikibuga bita showbiz gikoreramwo abanyabwenge kigakoreramwo abashonje kigakoreramwo abakozi banjye kigakoreramwo abaswa kigakoreramwo abanyamubabaro njye hano njye mvuga ngo izi mbuga nkoranyambaga cyangwa se iri koranabuhanga yego kuko tekereza ahantu uzicara mu Rwanda urebwa n'umuntu uri muri Amerika njye umuntu wa mbere yanyoreje miliyoni n'ibihumbi 100 no kuri sibyo ko najyaga mbona abasaza banjye bacuruza amaguru yo kwa data wacu bayafite ntaho nigeze nyabona amaki ntaho nigeze mbona miliyoni yego usibye ko najyaga mbona abo bantu wenda bafite amafaranga nkabona nibo bayafite nabwo ari nka 200 cyangwa 500 yego kumbwira muri cya gihe umpanuriye ngo Imana ngo ugiye kukwamamaza ngo n'amahanga yose ngo azakureba ntago nari kubyemera nese ibyo bintu barabikubwiye nukuri barabimbwiye njyewe ngira ukuntu mba nicaye najya kumva nkumva ijwi kandi ikintu ryajwi rimbwiye nkazakibona niyo utamanurira wo ku ruhande ndaryumva nkarangaguza nkaribura ariko cya kintu nkazakibona nese Imana igiye yarakunyeretse ntabwo Imana yigeze kunyereka ariko njyewe nabayeho nkabona amakamera menshi yanjye yego nibaza ahantu nzabona najyaga mbi wacu ikarengera n'amaguru nkajya ku karere nagera mu icyaso nkareba ikorosi hari rero ntuzabona umuntu ari kuri YouTube uvuge ngo ni ibintu biza ko kanya ni ibintu umuntu aba yaravunitse nkareba ikorosi rihari nakaka nimero zo ku karere ni njya ndirimba mu murenge mfite Imana abayobozi bo ku karere bati nta mafaranga tugira azamura abana bafite Imana yego nkakata nkajya kwa muzehe mu iryazo umusaza witwa Veneranda niwe wampaga amafaranga 1000 yo kunsubiza mu rugo naniwe nkatekereza umuntu ukomeye w'iwacu numva ko ari Edouard Bamporiki yego nkaba mu rugo nkajya iwabo n'amaguru nagera mu iryazo kugira ngo uzagere i Remera iwabo moto ni 2 guca umuhanda w'ibibuye uragasama ukarinda ugera i Remera nagera i Remera nyina akambwira ati nta nimero ze ndi buguhe yego nibaza ahantu nazikura ndashimira umwana ubahirira inka witwa Eric nahamagara ntiyitabe ubwo nabwo nabonye akaganiro yakoze kukuntu yakoze akazi ko mu rugo akaganira n'isafuriya isafuriya ikamubwira tumve twumvikane ndakuruta yego ubwo nyirabuja yamututse ati iyi safuriya njye ujye uhonda umufuniko ujye umenya kwikuruta akayicara imbere ati wasafuriya wembwira ukuntu ukuruta ubwo ndabibuza nanjye iyo mbuye n'ivatiri nkayibwira ndagukunda cyane irambwira ati wa muginga w'ubona wankura he wowe yego nuko ubwo numva ko bwa buzima bwe busa nk'ubwande nk'ubwa Varati yego nimero nazahamagara ntiyitabe nakandika ntansubiza ndavuga ntibyanze bikunze nzajyayo ariko muri ibyo bihe byose narotaga amakamera menshi nkarota ngo ndi kuganira nyine mbese nkumva ndi kuganira n'umuntu ariko wa muntu nkamubura ubwo rero we yaranzanye Yesu wenyine yaranzanye anyegereza hano i Kigali ubu iyo nkoreye inote y'10 shimishwa no kumenya ko mama afite isukari cyangwa afite ifu y'igikoma yego ntago nduhutira mu kabari kuko nzi ko ari neza yagize gute yamamagaye kandi none niyo bwije nta note y'10 nkoreye ndabangara nari bwira Vava Karame ndashaka kubaza kuri kutubwira Yesu mu minsi ishize nka kubona utukana oya ibyo bintu bihurira hehe njyewe kuba hari ikiza Yesu yangeneye no kuba wansuzuguye ntabwo mbuze uburenganzira bwo kukubwira ngo ziba wagihone Yesu we ntabwo Yesu ajya mbuze uburenganzira bwo gusubiza inabi igihe hari wagize gute wakumenyereye hari wamenyereye hari washatse kumbwira nabi kandi rero Yesu aza mu bitangaza byacu ariko Yesu ntabwo abuza nyiri kamere kugira kamere ntukambeshye niba ufite kamere y'uburakari ndafite kamere y'umuji kandi iyo kamere ni kamere muntu ntuzabeshye Vava rongeye nimba Vava Yesu azi ko afite kamere yo kurakara nkatukana azi ko yifite
kandi azayindindiramo. Kuki utayitsinda? Ntabwo uzaza ngo uvuge ngo Vava ngo kuko ngo yatutse ngo kuko ngo yavuze gutya ngo Vava ngo uzi kuki utayitsinda? Hoya buri wese afite kamere yiwe karemano. Iyo kamere yawe uzayipfana, uzayivukana, kuko umuntu ari umuntu urinda unayisazana. Wagiye utsinda se Vava ukaba umutagatifu? Hari mama yajyaga adutuka kera, twagiye nko kuvoma twaza akadutuka tumwe akapfa mutabyayemo. Mukuru wanjye niwe ujya umbwira ati ibitutsi ababyeyi batuka abana babo ati yabaga byagiraga ingaruka, ati babe bidufiteho iki ingaruka. Byanze bikunze ba bantu ubona batongana, umwe yaba yarakaye kuri rwo ruhande n'undi yarakaye kuri. Njyewe ubu ndi umuntu ubana n'abana amahoro, ariko umuntu ushaka kuntuka cyangwa ukansuzugura uko yibone. None nsigaye mbona abantu bavuga ngo Vava ngo yishyira ngo hejuru ngo yaravuze ngo Imana ngo yamukoze. Mugani wa marioneri ntago zambuza kuvuga Yesu, kandi ntuzasuzugure. Vava, mama wanjye yajeje bundi i Kigali akajya mbaza kwa wa mugabo mwiza ni hehe ngwe wawe ni Kanombe, turatemberana tujyana mu mujyi kwa Rubangura, tugera kwa Rubangura ajya abona amazu yego muri city town ngo kumukongo burara amazu ya perezida. Okay, ndashaka kumenya muri rusasa mukwe bwa The Ben winjiyemo kinabwo wamamagaye mu gitondo ku mugoroba. Nabo bana bari babwiye no mu gitondo urahamamagara ukoresha ikiganiro. Bari baje mu bukwe bwa The Ben abo ngabo? Abo bana baje mu bukwe bwitwa Sharon na Paul. Yego. Uwo Sharon na Paul baba muri Canada, bakoreye ubukwe Nyarutarama, baje kwifotoreza convention. Yego. Kumva rero nabari abaguru kuntu banungututswe kubusa. Njyewe nagiye ngiye kwirebera abo bana. Yego. Ariko nk'umuntu ugira gutaka avuga ati mfana The Ben ntazaga kumureba. Yego. Njye namuyobewe. Yari yagiye abinzobe bari bampogoshe neza, ubwanwa buri guhura n'amafavore, ari inzobe bamwambitse amakositimu meza, ikositimu rifite ikintu cy'umukara ku bitugu. Noneho niyo atampepera gutya we nari nigundamiye niyicariye, sinari kumenya ko ari we. Nagiye kubona mbona ari gupepera. Ni umugeni nyine, yari umugeni. Kumwe n'uyu nguyu. Ese nanigize n'umuntu wo muri Amerika nyine w'umukire waje mu bukwe. N'undi ni umukire wo muri Amerika. Yego. Ari gupepera kuko cyagiye nababonye ku kibuga cy'indege. Ubwo nicyo cyatumye mpepera. Nuko mbaza bane sari ndebera ati ni ubwo amatipu nyine bayampaye abo bana batashye basubiye Nyarutarama, ariko hari abandi babiri twagumanye nyine bo baje mu bukwe. Bakambwira ati turaguha ka message kakwinjiza. Niko na invitation mfite mwaretse nkitahira. Ati wo yaguma hano turaguha ka message cyangwa se twebwe nitwinjira nawe urinjira. Noneho nakikanga ko muyoboke yavuze ko invitation ya Vava n'umwanya VIP bihari turi ku kibuga cy'indege ntoreka mbe ndetse. Yego. Ubwo n'uyu fina twatera ko turicara nyine nge nagezo saa 9 n'igice kuri iyo gahunda yari injyanye umugeni yaje saa 12. Yego. Saa 12 zigeze tubona imodoka nziza iri kibirabye imbere iraje. Ubwo nyine ubona ko abantu benshi bahagaze bategereje kureba umugeni, nanjye nanicaye ku gasima ndahaguruka. Turagenda twegera hafi iyo modoka turi kuyireba. Yego. Ubwo twabona ka The Ben avuyemo. Je rero nkangira ngo numukire nyine wenda wundi. Noneho mbona arapepeye gutya araseka, mpita mbona niwe. Ubwo mana yari yambaye neza cyane pe. Yego. Ubwo nyine mbona afashe n'umugeni barasohotse, abantu baratangira gufotora. Finati nanjye mpafi telefone ni fotorere. Ubwo barinjiye mba ndamubwiye ngo batubujije ngo kwinjira. Ati ni bandi babujije kwinjira se? Niba ari abantu bari ku marembo ati wo yatereka nzimbabwire mwinjire. Nuko nibwo rero yinjiraga, urabona umugeni n'umukwe barihuta bajya muri sare. Njase kuntuze ku marembo abanza kuri resebusiyo barambira ati Vava ati muyoboke yavuze yuko utari bwinjire. Yuko se mupfiki. Turabizi yuko turi hano ku bw'akazi. Ati muyoboke yatubwiye ngo nta invitation ufite, nta nubwo uri kuri lisiti. Ati ntabwo uri bwinjire. Yego. Ni nta kibazo. Abakobwa bati Vava tugende. None abakobwa nabibabwira, abakobwa baganga kubyumva. None abahungu barabakurura barabibabwira.
atese baba bafite ibirozi baba bafite ibisasu ni iki kitari gutuma Vava yinjira yego ninde bivugaga nyine abo bakobwa muri Canada Yeah. ati Muyoboke niwe wavuze yuko atinjira atari bwinjire Josiane nawe yari ari hehe kuri za ntebe zo kuri reception ubwo twahuye twaganiriye twakoze n'ibiganiro ajya avuga ati ngiye natangajwe n'ukuntu babashije Vava kwinjira yego nuko ubwo rero uyu avona arinjira ajya gufotora ngiye nguma niyicariye hahandi kuko bari bambwiye bati Muyoboke ari hejuru ugenda muhure mpageze ati watumiwe nande watumiwe na Deben cyangwa watumiwe na Pamela yeah bya biganiro byanjye byo gutebya ntitwaje kuvumba ati Kigali hari umuntu uvumba se ni mu cyaro muri nuko umusaza ahita yigira kuri phone nanjye rero ubu ndeba gutya umva ndi umuntu utazi icyiza n'ikibi niba ngize umujinya nkubwirira ko nkigenda wabivuze ute se wahise wabwira ngo iki muzehe nyine yagiye kuri telefone nanjye babandi b'abakobwa ngo no tujye amaselfie ngo no tujye kwifotoreza kuri biriya bintu by'indogobe ngo no tugire gute ubwo muzehe musiga hejuru ariko nageze kuri reception n'ubundi nzi umuntu wabwiye ko ntagira gute utinjira ariko ibyo byose Deben we ntabwo yari abizi kuko sinzi n'umugabo w'urubondo w'urukara yarahagaze muri korodoro umugabo w'urukara rufite urubondo rungana umusozi ngiye kubona mbona rurampiritse rumaze kumirika sobona telefone yanjye ko yamenetse bahita babawusa oya yari yambaye ikositimu ni umugabo wundi wari ushinzwe ngo nawe kwinjiza abantu ntabwo ari ya mabosi bayaranze niyo yagiye kumunyereka ku kibuga yego mbona uwo mugabo arampiritse ni ukuri ko Imana nararize ubwo n'umugeni n'umukwe bari aho ngaho ntibinjira noneho abahungu bambariye umukwe nibo bagiye baza bakaza kumureza uyu natese Vava waretse kurira warariraga se ukuntu imenetse warariraga nararize shawo imagine nararize ndanaboroga utagira ngo narize buhoro oh yes naraborose ute nareba telefone yanjye ukuntu uramugaba yimenye nareba ukuntu amuhoteye mpagaze ndi kureba nyine yamiritse mbese antunguye ndumva sine nabyiteguye telefone bayikubise hasi iramenetse shanda babara ubwo bakobwa bari bagiye bamenye yuko noneho rero uwo mugabo yamiritse yego baza birukanka ati twebwe dufite imyota tugiye muri Marriott ngo tukujyane muri Marriott nawe kurongera kurira kandi ubwo fina telefone yanjye yayinzanye ari gufotora abageni namuhamagara yinzanire reka dawe turinda tujya Marriott uyu turamusiga ariko mana sha mu Rwanda hari ahantu hari abakobwa beza n'abagore oh yes none inkuru yari hari bavugaga yuko Diamond ari buze avuga ngo nimba n'umuntu ufite tatuwaje nyinshi ufite ni Diamond ndamenya ko ari we ngo hari ba Kigali baby face niba ari baby face bari bwoko ki Kigali baby bati uwitwa wa wundi umugore w'umuzungu uba muri Amerika ajya ni Medi warazi ntabwo afite umugore w'umuzungu n'umwirabura warazi yego ati mama naje Ange Kagame kamera aramutumiye none nabo n'imodoka nziza ijirimo abantu baba mama nibo hanewe ati nibo tu aho nicaye ku gasima nkakuruka nkagenda nkegera iruhande rwayo nkabona avuyemo mama wambaye inkweto tugeze mu kirere n'ikanzu isatu igeze nkabona barinjiye Vava mama njyamo ari muremure mama nanjye Ange Kagame njyamo ari muremure na mwiza afite n'imisatsi ifungiye hano inyuma niba n'umuntu ufungiye imisatsi hano inyuma ni muremure ndamenya ko ari yego ngo ni mama nde mama naya najya kubona nkabona umugore avuyemo yambaye ikanzu hano nk'iyo umubona mu bukwe bwa Deben iyo mubona mu bukwe bwa Deben ni kwipana yari kuba nta bantu bamurinze baratubuze kumureba muri kugenza gute rero njye nagumye micaye numva ko ari ubwo abakomeye nyine abo bose cyakoze nabonye muzehe Kabarebe yego naramubonye we yaraje gutya amaso ku yandi yaraje nabonye atambuka nyine arinjira hano ndi umuhungu n'umukongomani wagiye atwaye amafaranga menshi amwe yawe yagiye atwaye amafaranga menshi kuko no mu mpano nabibonye kuri telefone yagiye agenda yajugunya hasi yanyuze yatwaye nibo bantu bakomeye nyine nabonye ubwo rero numvaga yuko bose ntibubabone n'ubundi mba naranatashye n'abakobwa nkabacika ahubwo numvaga ko haraza abantu benshi bakomeye nyine na mama ndengeye ingoma ari buze yego kuko nabonaga uriya yagiye yifotoza ku mafoto ya nyirakuru wabandengeye ingoma nyine nkabona bari kumwe ku mafoto nkavuga nibyanze bikunze buriya bazasura umuryango uzasatu
ubwo rero narinze naha telefone yanjye ari igisate ndina na ariko nakikenga ko hano hariho amafaranga mu gasakoshi hari mwandi nkavuga nti nta kibazo nzashyirisha mwindi anti broke utababonye bose nta numwe nabonye aba Ange Kagame ariko nabonye uriya musaza Kabarebe wumvise imeze bite kumubona gutya amaso ku yandi mbese w'umusirimu ye ni umuntu ugenda asabana n'abantu nyine abazi urabizi sibye twese nakabona nyine tuba turi imbere ariko abo azi yagiye agenda abasuhuza yego unese ko icyo utamusabye kumusuhuza yego ko mama se umuntu yagunyura ari gutambuka ngo guhagarara unsuhuze Vava wirakara ntago turi muri ibyo njyewe ndababara cyane pe ese ko afite isura nziza kuki atagiye ngo aririmbe harya Vava Karameni okay ujye bivugira gutyo uko niko kweza reka tuganye karuka Karameni ntumva ukuntu uvuze neza mbwira sasa rero ngufite marene mu Bufaransa mana uriya mu mama Imana izamuhumugisha nuzakorera marene mu bukwe ubwo yabonye ibyo biganiro arambye ati Vava tibara abagore ujye ubihorera ati je showbiz hari gihe mbona yabaye y'urwango atari gihe njya mbona showbiz yabaye y'urwango n'amatiko ati bara abagore ujye ubihorera akaba ari uko ambwira ndamukunda cyane niyo ngize gutya nkahura n'umusore umbaza gahunda ndabanza nkabimubwira ndabimubwira mbere uko mbibwira mama akabijya ambwira ati Vava hari ikintu tutemeranywaho ikintu byuva ngo uzashaka umusore ufite inzu ati abasore bafite inzu ni baki yego ati ni baki muri iki gihugu wabikuyeho ubu ngubu wabikuyeho ibiki byo gushaka umusore ufite inzu se nyine we niko ababimbwira ariko ari amarangamutima ya muntu niyo bidakunze ariko mbese aba ari nk'ibyifuzo by'umuntu akugira inama ki y'urugo nyine abambwira ati murashakisha igikuru nuko mwamumvikana iyo muhuza ubona hari imikorere nta kibazo ati afite si icyo kibanza iyo se afite uwo murimo atari mu w'inzoga n'amatabi ntari binuko Vava wakoze cyane kubana natwe rero mu kiganiro umuntu wifuza Vava agukore hehe kuri nimero ya telefone wifuza kuguhamagara wifuza kugutera inkunga cyane ko reka nshimire abantu hari umubyeyi wa Paratine umusaza nyine bose wa Kamageni yarambwiye ati Vava iyo mbonye hari umwana washushanyije nk'ikintu cyo kuba yashimira perezida ati kuko nanjye nkunda perezida ndamufasha ati iriya ndirimbo nkwemereye wenda nk'ibihumbi 20 cyangwa se uko nzashobozwa n'ujya kuyikora nkwemereye inkunga rero abo bantu bose uhereye na producer nawe wemere kuyikora uyu munsi twahuye Imana ibamera umugisha kandi abantu b'inshuti zanjye mwabanye nanjye uhereye kuri mwebwe n'ibindi bitangazamakuru bindi byinshi nabarozanishimwe n'abandi twabanye muri uyu mwaka warangiye Imana ibamera umugisha n'abaterankunga bose nagengera abo ku rugero rwiza Imana ibaha umugisha uyu munsi ntawamenya hari umuntu ushobora kuvuga ati Vava mutera inkunga nawe mu byarimo mu ndirimbo muki nimero ya telefone yawe reka nyibabwire nta mpamvu kujya mu bivuga uri umusitari ngo turayizi ariko Imana ntibagiwe gushimira perezida yewe hari ijambo yavuze njye rero mba ntekereje amatwi ndi kumva njye mu bwana bwanjye rero ukuntu nakuze numvaga hirya y'abapolisi hirya y'abasirikare hirya y'abajepe perezida ari wa musaza w'umukire nshobora kugenda nkahurutuza ibivoka nkahurutuza imyembe nuko nyine nagira icyo ntwara nubwo nakuze mwumva iyo rero habaye ijambo nubwo twari mu bitaramo murekera twumva ijambo ry'umukuru w'igihugu hari ijambo yavuze ngo murasa kumva amajwi y'urubyiruko rugenekereza u Rwanda ntabwo ari ukugenekereza niko biri ni ukuri u Rwanda twagize ibihe byiza by'umutekano tugira ibihe byiza turindwa urugomo ni ukuri uriya mubyeyi ku rugero rwanjye Imana izamuha umugisha nazaga kubimubwira ariko kuko ntamugeraho ngo umambwire Imana ngo Mana uzamuturindire kandi uzamuha iki umugisha no kubyo tugezeho n'umutekano n'ukuri niko bimeze kuba tudahabwa imigirigiri ya buri segonda no kubera uriya mubyeyi kabisa hamagara Vava kuri 0787 84 61 59 ndumva muzizi nazizi
murakoze wakoze cyane ndanazishyira hasi ku muntu wifuza kubana nawe kukuvugisha n'ibindi bitandukanye kugufasha gukora izo ndirimbo zose abana aze kuguhamagara rwose wakoze cyane Vava.